ntacyo mfite mvuga abana banjye ntacyo nshoboye n'ukuri ntacyo nshoboye ntacyo navuga ntabona Rwema hano niwe wari ubuzima mwese nimubizi mubona gute kugiye mama Rwema nabyara umwicanyi mu nda yanjye Yo bro. Bimeze bite? Salama. Umva ko mushaka se byatari mu rugo waje nkakubwira ko hari dero nshaka kudukina. Bikajya kurahita mugeraho nona. Banguka kabisa mu minota mike ungeze. Ewa nahageze ubu. Sawa sawa. Yo man. Hari dero rero nashaka kubakinisha. Nta kibazo kabisa bro. Ndashaka ko munyicira Rwema. Rwema? Grand frère wawe bana. Kutubwo uburyo rero nshaka ko mubikora. Ndashaka ko mumwica ku buryo nta n'ikimenyetso kizagaragara ko ari ngewe. Sibyo? Oya n'ubundi mwigaragara ntabwo ari uza bagiye mu kazi. Ntabwo natwe twakuvamo nk'abantu b'abagabo. Mumbabarire kabisa ntihazagira ubivumbura. Mu mwanya ushize yashwanye na bro wanjye dukurikirana. Ndamubona uriya. Kandi yakoresheje iki cyuma. Iki cyuma rero ndashaka ko atari cyo muzakoresha ni mumwice. Ariko namara gupfa muzakimutereka iruhande. Bivuze ubwo n'ubundi kumwica no gukoresha icyuma tukabyitira ko cyakoreshejwe n'iki. Sinzi uburyo muzabikora ariko ntabwo nshaka ko muzakoresha icyuma. Mwebwe muzashaka ubundi buryo apfa, sibyo? Ariko nta maraso avuye. Hanyuma iki cyuma kizaba nk'ikimenyetso. Bivuga ngo nyine niba ngombwa ko barajya mu biro byo gupima ibiganza niyo cyangwa fingerprints hazakoreshwa icyo kimenyetso. Hanyuma rero ndabasabye hatazagira umenya ko ari ngewe. Gahunda y'ibanga bro. Mubikore neza kabisa. Sawa sawa. Ubwo se gahunda ku kintu kijyanye n'amafaranga nyine urabyumva nawe ikintu tubwiye kandi wenda nguduye n'amafaranga make yo kuba twifashisha nabibona ko amafaranga akenewe. Amafaranga? Cyane rwose. Ibihumbi nka 500 byibuze. 500 man? Ibihumbi 500 urumva nabwo ni ya favor yo kuba dusanzwe tuziranye ubundi igikorwa cyo kwica umuntu wananiwe kwicira urumva garagara ibintu byoroshye. Okay. 500 ntacyo ariko mubikore neza nyine. Sibyo? Hatazagira umuntu mvumbura kabisa. Wayahumura. Muzabikora buryo ari grand frère bazagira ngo niwe wamwishe. Ibyo ngibyo niko bigomba kugenda. Ahubwo rero ukuntu wabuduhaye nka 2 aho ngaho. Babyumva byanze bikunze mbere ko tujya mu kazi byo dukemura iby'ibanze. Saba bikore kabisa. Ntabwo uri kumva uri mu biki meza hari koza ibyo ubusuri koza ibyo byombi biranga hasi kusko nzi ko byandi nzi ko biri muri birandi koza ngiye nkakira n'amafaranga urembwa kura vuba vuba teke ugiye gukora iki kusinga ntabwo ndakuraho sigana hano wari kubanzwa bitwara ukazuganagura nyuma muri se ko nayo gutegurira abantu babiri mwabaye bane gute ufite ikihe kibazo ko ntabyo bahaje mva mu maso ugende ujye kubinywera hari inyuma genda ndavuze ngo genda no ufite umushiri abantu banjye baje bagasanga uri hano nta soni Sundo urateka iki sasa? Urateka iki? Simbese. Yatereka nawe. Muri sana uragiye, nako yatereka na nawe. Mabujande. Mabujande. Mabujande byose. Ano mfite ba mabujabanga. Nawe suri mabujande.
Kigaragara warabyibagiwe. Siko wayoberanye Imana. Ngambwira duteke iki mabuja. Njyewe ntabwo nshonje. Ntabyo nshaka. Nawe urya iriya migati. Imigati wayiriye. Bizatera mu gitondo. Saa sita tukarya ibiryo. Nakubwiye ngo njye ntabwo nshonje. Sister nawe uhari ufite icyo kibazo. Ugenda urya iriya migati. Umunsi nta biryo byaraye ubushyushye. Wizanisha ubusirimu wagira ngo uba wanahashye. Kuvuga nabi asanga wa muhungu yagukatiye. Ko ntorije. Ça va. Ça va. Weekend urabibona gute? Bebe. Kim ndayikunda cyane iyo niriwa kumwe n'umukobwa wanjye ni kumwe nawe. Urareba akazi mba nkoramo? Cyane naragowe. Sheri ntabwo twaguye. Iyo ukora ikintu gikunze ntabwo kikuvuna nk'ubu numva ari byiza kubera ko mba ntekera abantu ntunze bikorera abantu ntunze ngo numva ari sawa cyane. Ari ndajya nk'umukobwa wanjye umunsi arya ibiryo papa yatetse. Uyu munsi arishima. Yeah, for sure. Nk'ubu ukata igitunguru gute? Okay. Yes, boss. Meze bite? Igitunguru cyakunaniye kugikata. Come on, boo. Stop it. Ndi kugutizinga. For real. Biti bya murumuna mwereka cyane. Birameze neza mu minsi ishize yaraje ntaho gusanga. Karibu. Biteze. Sawa karibu. Stari. Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Kuko nta se nta badakumva kumeze. Nyine nta muntu uhari. Maze nyine n'abamutiye. Ko rero baratwanze nta no kuza kudusura. Shize neza. Umwe nyine tuba duhuze cyane kubera akazi. Meze bite se? Nyine biracamo urebye naribi. None se nta makuru ya Cyusa? Urikumbaza Cyusa? Seriously, ntabwo uza hari koko? Amaze iminsi kabisa atari mu rugo sinjyana yagiye. Ntabwo yeruka kumubonera? Ntabwo yakubwiye se yari amaze iminsi ari hano. Niyo mpamvu. Yari amaze iminsi kabisa naramubuze mu rugo ntabaruha. Nuse ntabwo yabikubwiye. Yari amaze iminsi ari hano. Banagiye mu kanya nyine na sister. Cyusa se hari ikintu kimbwira nawe sinzi ibyo kabisa. Cyamufitanye beef. Beef se. Ntabwo hajya urutuntu nyine tw'abavandimwe. Bagiye heza? Sinzi. Nyine barabyutse baritegura baragenda. Nanjye nta makuru mbifiteho. Cyusa nyine naza umubwira ko naje kumureba. Nuse ku isi ugenda baba biretse gato. Nari ndi kwihuta nyine. Nari ndi kwihuta. Hari ahantu nari ngiye kubanza kujya. Nandi bari kugira uboneke. Dore barabuze cyane n'ukuri. Nzaza kubasura neza nitonzeho. Reka ngo werekeze. Hazawe umuntu wo kwisi najyanye kuri boga byarakora ni piateke. Washyizemo beef masala. Washyizemo beef masala. Beef? Umusazi beef masala bwa ni ingiki. Ibyo nashyizemo Kandi ubiteka ku kariro gakeya.
Ubabitewe usiko niyo mpamvu bishiriye. Uzi ibiryo neza ukuntu biba biryoshye. Ndebera ahantu urimo gukorera ukuntu haba hasi shawugira umwanda. Ubabitewe. Reka nawe namwe ntimuza kumfasha. Ose umuntu agakina n'amafaranga yese. Mfite amaboko angahe koko? Ajya mwebwe mwaruka mu ishuri kakarimbo bakaririmbaga gute k'igifaransa? Uzi ibifaransa twize uko bingana? Ubwo sinzi ibyo uzi uko bingana wowe. Oya, akora ko baririmbaga karimo furere ukuntu. Ariko nibuka mutugambo ngatungaye gusa. Ngo furere? Ari muzima. Ding ding Ibi bintu urimo wakora saze ubwo wakarabye intoki. Sabo ate gutunga ku munyu urimo. Skuri nguru umusazi. Ndi na hano ndi kukureba. Waba uri kundangabura kurya? None se uri kurya igihe cyo kurya cyageze? Kumva ko hari n'urugero rw'umunyu mwifuza. None ubwo wakarabye. Cyumvira ntabwo wambaye nk'iminsi nk'itatu. Cyane imyenda y'akazi wari bwabone umukondo wa penny isarubeti. Ntabwo usika amazi ahenda wajya ufungura amazi makeya. Ibintu byose koma numva. Wamubigeze. Uri kubigira ibintu bya danje. Ndebera ibyenda bihanagujeho. Swibe se. Shaka kugira umwanda ugura imesa. Zose. Ubituzimesa. Zihanagura iki? Zana hano. Bantu tubize. Zana hano. Ntabwo ndimo ndahangana nawe. Zihanagura iki swibe se? Zana hano ariko. Zana hano. Ubituzimesa. Ibintu wihaye byo twagutangaje nshirije koko. Nta wundi wasubiye muri salo kuri ubona ibiryo bihageze. Bashyiramo ingano te? Bimwe. Bifu masara ijya mu nyama. Mutetse inyanya, none kubaza ko ntabishyizemo. Nuko natekerezaga yo kuri igihone wabikora. Maze kumbuka. Cyane cyo nta mugabo ubigira. Ariko uri umugabo nawe se? Urize ndi umugore. Bari ugasanga nambaye ijipo koko. Umugabo ni. None ipantaro n'isobanura ko umuntu ari umugabo. None igisobanuro cy'umugabo ni iki? Isobanuro ry'umugabo ni ibikorwa. Urumva? Ibikorwa ndagutekeye. Igikorwa cy'uti iki ni ikihe koko? Uri inzanga ya kofi n'ukuri. Ahubwo ndebera agafuni kuzare kwepfundikiyeho. Inde. Aho usonganira nawe ukagira ngo. Ega no kuganira bari byiza. Urizo ngo ufite hariya. Uramvuye hano wahitwa akamaro ndari mfite. Wowe ukajya umaze gutwara na mukuru wawe. Ariya witwa ngo Piateke. Piateke. Ese bisobanura iki? Piateke se? Piateke ubundi umuntu uzi akazi cyane. Uramukushiririje. Gambwira. Oya mbwira. Birakureba. Numushiririze. Ntabwo nashiririza ndi kubireba. Naribi ngambwira Piateke. Piateke ni umuntu uzi akazi. Ni umuntu ukunda abantu. Umuntu udasuzugura. Cyongeye kuguza ubwenge bwinshi. Bwarenze. Urabuzi. Ubwenge mfite? Usikiye bukurenza ubikigoni. Oya ushobora kugutunga icyumweru wowe udakora. Icyumweru gusa se? Reba imisose maze hano sibyo gutunze. Asa natetse wanjye. No kwandurura amagara. Ariko cyane. Ariko uzabye mabura ngeze umushahara kubera ko wagize vuba se. mukorera akazi ko mu rugo nkanamurerera mu rugo nawe.